Namando Kirevenebo, Reka Baba Shakantarabo, Reka Vayanamando Kintashainebo, Kela Baba Shaka Vairemande, Kintayanamando, Shekara Baba Vairebo, Rekonte Shikeria, Kela Baba Shaka Vainemande, Kintayanabo, Shekela Vainemando, Kintamando, Kela Baba Shaka Vainemo, Rekonte Shikaina, Kela Baba Shakari Mande, Kintavayanamando, Reka Baba Shaka Vanya Mando Kintiri Vainabo, Kilishaini Mandre Kintaribo, Reka Baba Shaka Vaini Mandre Kintarabo, Shikara Baba Vakaria, Rekontiri Shkairi Mandre Kintaramando, Shikara Baba Vakaini Mandre Kintashanamo, Reka Vaini Mandre Kintari Mando, Shikara Baba Vakaria, Rekanta Shakairi Mandre Kintarabo, Kila Shaini Mandre Kintavaya Mando, Rekaba Bashakaya, Kintiri Vaine Mandri Kintaya Nabo, Shikiri Vaine Mandri Kintaya Nabo, Kila Babashakaya, Rikantaka Shaini Mandri Kintavaya Nabo, Rikoshintiri Mandri Kintaya Nabo. Kila Shakari Mandri Kintavaya Nabo, Rikaba Bashaka Vaine, Kintiri Vaine Mandri Kintari Mando, Kila Babashaka Vaine Mandri Kintaya Nabo, Shikaraine Mando Kintavaya Nabo, Rekonte shikiri mande kentavayana mando shikiri vaine mande kentayana bo reka baba shakaya mande kentavayana bo kera baba shakantaya rekonte shikiri vaine bo reka vaine mande kentayana bo shikari mande kentavayana bo reka baba shakantaya kere vaine mande kentayi rekonte shikiri vandre kentayana bo reka vashakari mande kentayana mando Kela Baba Shakaya, Rekonte Shikiri, Rekonte Vaine Mandre Kita, Kela Baba Shaka Vaine Mandre Kita, Rekonte Shikiri Mandre Kitaya, Kela Baba Shaka Vaine Mandre Kitaya Mando, Rekonte Shikiri Mandre Kita Vainabo, Rekaba Shatakari Mandre Kita Vaine. Ekantara vaine mande kitari mando shekara baba vakaya rekunti shikiribo kela vaine mande kitari mando shekara baba vakaya rekunti shikiri vaine bo rekantari mande kitasakaya bo reka vaine mande kitari mando shekara baba vakaya shekara vaine bo rekunti shikiribo kela baba vakantari bo rekunti karaba vaine bo rekovete shantani Mandre Kintaya Mando, Ela Baba Shakanta Vaini Mandre Kintaya Bo, Shika Vaini Mandre Kintaya Bo, Rekonte Shikiri Vaini Mandre Kintaya, Ela Baba Shaka Vaini Mandre Kintaya Bo, Rekonte Kiri Mandre Kintaya Bo, Shika Tara Baba Kataria, Rekonte Vaini Mandre Kintaya, Rekonte Vaini Mandre Kintaya Mando, Shika Baba Bakaya, Rekonte shikiribo, kera baba shakantarabo, rekonte vayana mando kentakaya, reko vashaya mande kintaya mando, rekonte vayana mande shikiribo, kera baba bakaya, rekonte shikiri mando kintiri vayana bo, rekashara baba bakaya mando, shikara mando, rekonte vayana mande kintaya mando, rekaba shakavayana mando, Vainamando, Rekaba Shakayabo, Kara Vainamando, Rekosatayaba, Reto Sele Barado Zele Barada, Reto Terebo Rentaya Marada Basaya, Kosapalaba Rendo Seleba, Nekola Marado Zole Borianda Maha, Rekosotala Barada, Nekoni Marado Zotalianto, Rekesala Barada Zaliana Mantea, Rekose Telebo Zandayaba, Rekose Telebo, Rekose Tele, Rekosatayaba, Rekosaya, Nekola Barado Zelebo Rede Satayaba, Nekorodo Zelebo Rekosata, Rekosatalaba, Renderebo Rekosata, Rekosatayaba, Rekosatayaba, Rekosaya, Rekosetelebo Randa Sayaba, Nekotala
Baba Santayaba, Rekodo Sotala Baradaba, Rekoda Rado Sole Borianda Basaya, Rakala Baradaba Santaya, Sotala Barado Sole Borianda Ma, Rakoto Parada, Santeleba, Rekola Barado Sole Borianda, Rado Sotele Baradaba Saya, Mekalaba Rada Sakala Baradaba, Resto Telebo Sele Sayaba, Mereto Sandayama, Mekorodo Sele Barada, Radolebo Rebe Sayaba, Meresto Santaya Baradaba, Reposo Telebo Riandaba, Reposo Reposo Telebo Rebe Samarada, Mantoleba Radaba Santayaba, Mekoroto Sayaba, Randabo Solebo Rianda, Meresto Sele Baradaba, Rado Soteleba Rando Seda,
sharebo serebo rakatika shikereba rekota kashikerebo rekota shakara baba rakota barakati o shaya baramare kota kashikerebo rekota kara baba raba shaya bare kosekerebo rekota kashikerebo rekota kaya rekosa kaya shakaya baraba shakaraba sekerebo o rakota kata rakota bara rakota bara rekota kata karababa We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 Hallelujah. Imana ishimwe cyane ko mwageze aha ngaha muri umugisha cyane. Ndabasoje mwese mwaje kwifatanya natwe muri ano materaniro muri umugisha. N'ubundi mwebwe mwazindutse, Imana ikomeze kubahereza indi migisha myinshi cyane. Mwakoze cyane. N'ubundi turacyari mu itangiriro ry'amateraniro yacu, niyo mpamvu ngiye gusaba uje neza. Uri mu mwanya mwiza Brandine? Hope ndi mu muhanda. Okay, reka n'ubundi abantu bari mu mwanya mwiza mwese dushyire microphone zacu dutangire amateraniro yacu. Murakoze. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Data twese mwiza, turagushimiye cyane muri no mugoroba wo mugisha kandi wongeye kuduhereza uhimbaza umwami wacu. Tugushimiye ku bwa Kristo waduhaye kugira ngo atwe ku bwacu aduhindukirire kuba kwawe. Turanezerewe cyane twishimiye muri ano materaniro. Ubuzima bwacu
I pray for the spirit of wisdom and understanding in the name of Jesus. Kugira ngo buri wese wagize ahangaha ahabwe gusobanukirwa ijambo ryawe nk'uko riri mu izina rya Yesu Kristo. Abana bawe bakibabaye kandi Kristo aratubereye amahoro mazima, bahabwe ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese wageze imbere yawe Mana amenye ijambo ryawe kandi rimukure mu buhenebere n'imibabaro ya kera twatewe n'isi. Tumenye neza ko twabatuwe na Kristo, tumenye neza ko Kristo yaduhindukiye ubuzima, tumenye neza ko Kristo yaduhindukiye amahoro adashira, tumenye neza ko Kristo yaduhindukiye isabato nziza. Abana bawe bakiboshywe n'ibintu byinshi bibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Umunezero n'umudendezo twahereye muri Kristo ubane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'abataragira ahanganda basengeye Mana kugira ngo bacire inzira bahagere mu izina rya Yesu. Turasengera network, turasengera ikirere cyose kugira ngo gitegekwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Aya materaniro aba y'umugisha kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri Imana nziza, gushimiye kubwa Holy Spirit uri muri twebwe, gushimiye kubwa abantu bose bageze imbere yawe, ushimiye kuri Imana iri kumwe natwe kandi ushimiye kuri Imana iri muri twebwe. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe n'iteka ryose. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Tugeze mu mwanya wo kwakirana. Ndabakiriye mwese abasangwa dusanzwe duterana ngaha. Kugeza ubu ndabona nta mushyitsi wahageze. Mwese mukoma amashyi abari hafi ya telefone kugira ngo nanjye mbahaye amashyi kugira ngo twakirane. Ndabakiriye mwese muri umugisha. Amazina yanjye nitwa Hope Jennifer, nigiye tujye kubana muri ano materaniro. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka nakire ab'ijuru adufashe mu mwanya wo kuramya Imana. Ab'ijuru, you are welcome. Amen, amen. Imana ishimwe. Ego reka turamye Imana. Amen. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Oh, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana
mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru urakwiriye guhimbazwa mwami watubohoye izina ryawe rishyirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose none ni Yesu maza wenyine ntarindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero twabiboneye muri we none ni Yesu maza wenyine ntarindi zina twemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu mvuga wenyine ntarindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we izina risumba ayandi ab'isi batamenye Yesu soko y'amazi yatubohoye Kristo nzira y'ubugingo ubugingo bw'iteka yaduhaye umunezero ntarindi zina twahawe ryo gukirizwamo atari izina rya Yesu ni izina rikomeye ridashidikanywaho mu ijuru no mu isi amazina y'abakomeye aribagirana Yesu nshuti yanjye ahimbazwe rwose mbere itangirira kugeza iteka ryose azaho rari ku ngoma haleluya haleluya
haleluya, Yesu ahimbazwe. Haleluya, haleluya. Amen. Uri umugisha cyane ab'ijuru. Urakoze cyane. Reka n'ubundi ukomeze usengere umwigisha w'ijambo ry'Imana, gusa ndabona abantu batari baza ariko buriya baraza kuza mu kanya. Ab'ijuru n'ubundi fungura microphone yawe usengere umwigisha w'ijambo ry'Imana. Tumwakire. Amen. Mana, turagushimiye ko uri mwiza kuri twe, tugushimiye ko waduhaye uburuhukiro mwami muri Kristo Yesu. Tugushimiye ineza yawe nyinshi n'urukundo n'ubuntu twaboneye muri Kristo. Tugushimiye umwuzuro w'ubuzima bwacu ko uri muri we. Haleluya. Tugushimiye cyane ko waduhaye mwami Imana ibyo twahoraga dushaka ndetse n'ibyo twabonye byose tubiboneye muri Kristo Yesu. Tugushimiye ko byose byuzuriye muri wowe mwami. Tugushimiye cyane kubw'uyu mugoroba, tugushimiye kubw'ineza yawe mwami, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye cyane ko mwami tugiye kumva ijambo ryawe ryiza rituma twongera kwimenya abo twagizwe bo muri Kristo Yesu, tugakomeza kureba ubwiza bw'umwami mu maso hacu hadatwikiriye kubw'ijambo ryawe, twarangiza tugahindurirwa gusa nawe mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba tugushimiye cyane kubw'aka kanya mwami, nyemerera imitima yacu mwami Imana irushaho guhemburwa n'ijambo ryawe, kandi umwigisha w'ijambo ryawe Mwuka Wera arushaho kumuhishurira cyane, ndetse natwe ari bubwire mwami, natwe turushaho guhishurirwa ubwiza bwawe n'ibyo twagizwe byo muri Kristo Yesu. Icyubahiro n'ikuzo no guhimbazwa ni bibi byawe none n'ibihe byose mwami wacu. Amen, amen. Amen, amen. Twakwakiriye Peace Montana. Mwese mukoma amashyi twakira umwigisha w'ijambo ry'Imana. Peace, you are welcome. Amen, amen, amen. Adusuhuzanye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Ni umugisha nanone kongera Amen. ni umugisha nanone kongera kuza hano dusangira ijambo ry'Imana. Ni umunezero udasanzwe, ntabwo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Twebwe rero turi abanyamugisha, twe tugirirwa umugisha buri munsi nanone wo kongera kuza hano tukumva ijambo rya Kristo. Imana ishimwe cyane. Hari abantu ubu ngubu bumva ngo kuko insengero zafunze ngo n'ijambo ry'Imana ryarafunze, ariko oya siko biri, ahubwo twebwe dufite uyu mugisha, niyo mpamvu tuba tuje hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana nanone. Rero ni umunezero udasanzwe, ndabikunda cyane, biranenyura cyane kuko tuba dufite aba man of God buzuye ubuntu bw'Imana, batubwiriza iby'ubuntu bw'Imana, so ni byiza cyane. Rero nongeye kwishima uyu munsi, ishimira n'ubuyobozi bw'iyi fellowship kungirira icyizere, nanjye uyu munsi nkongera kuvuga kuri mikoro. Imana ishimwe cyane. Rero amazina y'ibisanzwe ni Peace Ingabire Montana, ndi umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Uyu munsi tumaze ibyumweru birenga bibiri, I think birenga bibiri, turimo kwiga itandukaniro. Birarenga, ntabwo nshobora kuba ndimo kubara neza ko buri munsi ngiye mbifata nk'umunsi mushya, ntabwo mba nitaye kubara ngo tumaze igihe kingana gute twiga, ariko ngiye mbibona ko buri munsi ahubwo bigenda noneho bihinduka ubuzima bwacu kubw'igihe tumaze twiga ibyajyanye no gusenga mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Imana ishimwe cyane. Dufite rero man of God bagiye babivugaho cyane, ariko twasanze gusenga aribwo buzima bwacu twagombye kuba tubamo buri munsi, ubuzima bwo gusenga, praying without ceasing. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukusenga ubudasiba nyine ngo buri munsi ugomba kuba usenga, ahubwo noneho ni ugusenga buri gihe ukaba muri that position yo gusenga, yo kuba mu mwanya wo gusenga, wo kuganira na data, wo kuvugana na data, wo kuramya data, wo kuvugana na data, wo kuganira na data. Imana ishimye cyane. Rero uyu munsi ngenda ndashaka kugira ngo twigane noneho gusenga, noneho dusengera muri rest, mu kiruhuko, mu isabato. Imana ishimwe cyane. Gusenga nuko dusengera muri rest y'Imana. Mu gitabo cyo kuva igice cya 20 ku murongo wa 8 haravuga mu mategeko ya Mose, haravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato.
uyu munsi w'isabato wari wagizwe itegeko, navuga ngo itegeko mu mategeko yahawe, umunsi w'isabato wagizwe itegeko, uza mu mategeko ya Mose ko nawe ugomba kugira kubahirizwa cyangwa ugomba kwezwa. Ariko isabato, iri jambo naje gusanga isabato nija sabat, ijambo sabat ni ijambo ry'igiheburayo, ubundi rivuga ngo to cease, mu cyongereza bisobanura ngo to cease cyangwa to rest, bivuga ngo guhagarika cyangwa se kuruhuka, ni ukureka, guhagarika cyangwa kureka ibyo, kurekeraho ukaruhuka, nicyo iri jambo to cease rivuga sabat. Rero iyi sabat, iri jambo ngo sabat yo mu giheburayo niryo rivuga ngo to cease cyangwa se to rest, kurekeraho, kureka, nyine kurekeraho ibyo yakora ukarekeraho cyangwa se kuruhuka. Imana ishimwe cyane. Ahantu hambere tubona iri jambo kuruhuka ni mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 2 n'uwa 3, haravuga ngo ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Ku murongo wa 3 haravuga ngo Imana ihumugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ariwo Imana yaruhukiyeho imirimo yakoze. Imana ishimwe. Umurimo wakozwe hano ni to rest. Iki Imana yakoze hano ni ukuruhuka. Twabonye ko ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iraruhuka. Nago sabat ari umunsi, nago isabato yari umunsi wa 7, nago ahubwo uyu munsi niho Imana yakoreye igikorwa cyo kugira gute, cyo kuruhuka. Umunsi wa 7 we wari uhari, ahubwo igikorwa cyabaye hano ni to rest. Ku munsi wa 7 Imana niho yagize gute, niho yaruhutse. Iyo turi kureba ku munsi, abenshi bavuga ngo umunsi wa 7 bakawugira ko ariwo sabato, ariko hano ho rest, twabonye rest ni ikiruhuko, sabat ni ikiruhuko. Rero ikintu cyabaye hano, igikorwa Imana yakoze ku munsi wa 7 ni sabat, nicyo gikorwa, igikorwa cyo kuruhuka nicyo twita sabat. Sabat ntago wari umunsi, sinzi niba murimo kubyumva neza. Ntago isabato yabayeho kubw'umunsi, ahubwo yabayeho kubw'igikorwa Imana yakoze, aricyo cyitwa kuruhuka. Isabato ntago isabato yabayeho kubw'umunsi wa 7, uwo munsi wagezwe ari umunsi wa 7, ahubwo iminsi, ahubwo yabaye isabato, yabaye kubw'igikorwa nicyo cyabaye isabato Imana yakoze, aricyo kugira gute, aricyo cyo kuruhuka. Ari nayo mpamvu Imana yabwiye shakaga ko abantu bagira gute, shaka abantu bagira gute, baruhuka. Imana ishimwe cyane. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Munyemerere mbere yuko nkomeza, ndabinginze mureke manze nakire I honor the man of God, my father, ni papa wanjye Pastor Thomas na Annette, ndababona mwinjiye. Shiraho microphone yawe Pastor, udusuhuze, muranyihanganira, ndashaka kugira ngo nkomeze nabanje kubakira. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Imana ishimwe cyane, turanezerewe. Amen, Kandi Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza, kandi dukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Murakoze. Amen, 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 amen. Ndanezerewe cyane. Yeah. Mukobwa wanjye Peace, ndanezerewe, Imana iguhe umugisha. I love you so much. Wow, thank you so much. Ndabona na my sister Yvette, na Yvette na Gadi Mugisha David. Hello. Ntago yageze hano we, ntago yageze hano, turaza kuganira nyuma. Reka na Yvette nawe dusuhuze dukomeze. Haleluya, Yesu ashimye. Nishimiye kubana namwe uyu munsi, duhabwa n'umugisha n'Imana. Amen, amen, amen. I'm seeing my mother, Annette Wineza, Mungu asifiwe. Open your microphone and greet us.
Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Bwana Amen. asifiwe, Bwana asifiwe, mbarikiwe sana. Asifiwe sana. Asifiwe Mungu sana. awabariki, tunawapenda. Amen. Amen. Nawasalimu nyie wote kwa jina la Yesu. Nawapenda sana, mbarikiwe, mbarikiwe. Amina, amina, amina. Wow. Amen. Ndanezerewe Asanteni cyane. sana magharibi ya leo. Amen. Wow, wow. Murakoze cyane kunyemerera kwakira ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye. Rero ndanezerewe cyane. Duba rero twakomeza umwanya ijambo ry'Imana, niho musanze tuhashize umwanya muto yatimo dutangiye. Imana ishimwe cyane, ariko turakomeje n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Tukaba tukirimo gusobanura igice cya kabiri ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu wo mu gitabo cy'Itangiriro, aho tubonye ko iyi sabato Imana igikorwa Imana yakoze ku munsi wa karindwi ari ukuruhuka. Icyo kiruhuka akaba ari cyo yise isabato. Tubonye ko isabato atari umunsi, ahubwo ni igikorwa Imana yakoze cyo kugira gute, cyo kuruhuka. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga kuva mu gitabo cyo kuva ku murongo mu gice cya 20 ku murongo wa 8, aho mu mategeko ya Mose hajemo n'itegeko ryo kuvuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, kuko Imana yashakaga ko abantu bagira gute, baba mu kiruhuko, baruhuka, irangije ishyiraho uyu munsi kugira ngo ubitegeko. Rero ikintu nujya gutekereza, ntago iyi sabato ari umunsi, ahubwo igikorwa kiba icyo ngicyo twabonye Sabbath, iri cyo to rest, niki Imana yashakaga ko bakora. Icyo yashakaga nuko baruhuka, ntago ari cyo yashakaga ari uko bakora uwo munsi. Ntago bashakaga ko bareba ku munsi, ahubwo yashakaga ko bareba ku gikorwa kibaho ngaho. Nidusoma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 25 ya Papa Fred, God bless you, wakoze kutudropingira iki cyanditswe. Reka tujye noneho mu gitabo cy'Abalewi, Leviticus chapter 25. Turasoma ndahera ku murongo wa mbere, turageza uradropinga kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 6, nta kibazo. Reka nsome nihuta. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ku musozi wa Sinayi ati, bwira Abisiraheli uti, nimumara kugera mu gihugu nzabaha, aricyo gihugu kizajya kiziririzwamo umunsi w'isabato. Imana ishimwe cyane. Uwiteka abwira Mose ku musozi wa Sinayi abwira ngo nimumara kugera mu gihugu, igihugu nta kindi yari abasezeranije ni Kanani. Mu gihugu cya Kanani mumara kukigeramo, iki gihugu kizaba ari cyo kuruhukiramo. Ntago azaba ari igihugu cyo kongera kujya kongera, kuko bari bavuye mu buretwa, urugendo rwari rurerure kuri bo. Ariko noneho iraberekera abwira ngo iki gihugu ngiye kubahereza ni igihugu cyo kuziririzwamo isabato. Twabonye ko isabato atari umunsi, ahubwo ari igikorwa gikorwa. Ku gice ku murongo wa 3 ngo uzajye ubiba mu murima wawe mu myaka 6, kandi mu myaka 6 uzajye wangajya amahage y'izahabu yawe y'imizabibu yawe, kandi aba arimo usarura imyaka yabyo. Ariko umwaka wa 7 uzajye uba isabato yo kuraza igihugu iminyago yo kuziririzwa Uwiteka. Aravuga ngo ntukawubibemo umurima wawe, ntukawanganyemo amahage y'imizabibu yawe. Urabona ko hano tuvuze ko isabato yaba ari umunsi, twaba tuvuze ko hano, kuko urabona ko irababwiye ngo mu myaka 6 nimugera muri icyo gihugu, imyaka 6 muzajya mubiba, muhinge, mweze, musarure. Ariko mu mwaka wa 7, uwo mwaka wose uzajya uba w'isabato. Bivuga ngo muri uwo mwaka, mu myaka 6, umwaka wa 7 uzajya ari umwaka wo kuruhuka. Nta kintu mwemereye gukora muri uwo mwaka. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 5 aravuga ngo kimeza ntuzayisarure, izabibu zo ku mizabibu wawe
utogoshwe nazo ntuzazisarure, uwo mwaka ujye uba uwo kuraza igihugu ihinga. Uwo mwaka uzajya uba umunsi ni ukuvuga ngo umwaka wa karindwi uzajya uba uwo kuraza, ntabwo mwemere guhinga. Iyo bavuze ngo kuraza, abahinzi barabyumva cyane. Hari igihe season igera bakavuga ngo uyu mwaka sinzi ubu niba byakunda, kuko abantu ubu ngubu basigaye ibyo kurya bisigaye bigora, buri mwaka barahinga bagahinga. Ariko aho Imana yari bategetse, kuko uwo mwaka wa karindwi nta kintu na kimwe kigomba kuzakora iki kuzera, nta kintu kigomba kuzahingwa muri uwo mwaka. Bivuga ngo ni ukureka iyo mirima yose bakayiraza, habe n'ikintu na kimwe kigomba gukorwa muri uwo mwaka. Na kimeza yimejejemo ntabwo bagombaga kuyisarura. Kubera iki? Ku murongo wa karindwi bavuga ngo kimeza y'igihugu yo muri uwo mwaka w'isabato ijye ibabera ibyo kurya, wowe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umukozi wawe ukorera ibihembo n'umunyamahanga usukiyeyo. Imana ishimwe cyane. Urabona ko Imana yari iri kubabwira ko muri uwo mwaka w'isabato izagira gute, ariyo izabejeshereza, kimeza niyo izabatunga. Ntabwo bazicwa n'inzara ngo kubera ko imyaka 7 bakoze bagahunika bakarya, ngo ku mwaka wa karindwi bazicwe n'inzara. Muri iki kiruhuko nta kwicwa n'inzara byari birimo, kuko already habaga hagomba kumera, kandi iyo kimeza nayo niyo yabatungaga. Reba na gutungwa na kimeza batamejeje, bivuga ngo ukigwa ari umwaka wo kugira ngo noneho bawuruhuke, nta kintu bagomba gukora usibye kwinjoyinga ibyo Imana yakoze, barangiza bakarya kuri bya bindi bimejeje, kuri bya bindi batigeze batera, akaba ari byo binjoyinga. Imana ishimwe cyane. Sizirima murimo kunyumva hano icyo ndimo gushaka kubabwira, kuko ni kubereka ko uyu munsi w'isabato ntago ari uwo munsi, ahubwo ni igikorwa cyo kuruhuka. Kandi ntago ari umunsi ubu, kubera ko n'imyaka tubonye ko bagomba kuruhuka umwaka wose. Imana ishimwe. Mu mwaka w'isabato ntabwo bagombaga kwicwa n'inzara, kuko Imana yari babwiye ko izabatungisha kimeza. Ntabwo inzara yagombaga kugira, ntabwo inzara yagombaga kubica. Turebye no mu gitabo cyo Kuva, batunzwe n'ibyo kurya batigeze bakorera. Ntabwo babihingiraga, ntabwo babitekeraga. Bakiri mu rugendo, bari kuva mu gihugu, bari kuva muri Egiputa bageze mu butayu, ntabwo bigeze bahinga, ntaho guhinga hari hahari, ariko ntabwo bigeze bicwa n'inzara. Nidusoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 16, Papa Freddy urandropingira igice kuva kuri 19 urageza kuri 24, ariko ndaza gusoma imirongo mikeya cyane. Tusome ku murongo, dere ku murongo wa 19. Haravuga ngo Mose arababwira ati, ntihagire umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze mu gitondo. Ahangaha ni igihe bari babonye mana. N'ubwa mbere bagiye kugira gute, bari babonye mana. Ariko Mose arabihanangiriza, arababwira ati, ibyo muri mufate ibikwiranye n'imiryango yanyu, ntihagire ikirara. Mose arababwira ati, ntihagire umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze hehe mu gitondo. Ngo maze ntibumvira Mose. Bamwe muri bo baraza kuri ibyo bigeza mu gitondo, bigwinyo biranuka. Mose arabarakarira. Imagine, we yari ari kubabwira reality y'ikintu gihari, ko ibyo bari bagiye kurya ntabwo bagombaga kwicwa n'inzara, kuko Uwiteka nawe ari kubatungisha ibyo kurya bye. Ariko arababwira ngo ntabwo mugomba kugira ute kubiraza mu biryo bishire. Ariko ku bw'ubusambo bari bagifite, bumva ko bidashoboka, barangije bagira gute ibyo kurya barabiraza. Ngo bigera mu gitondo byagize gute, byaguye inyo, byaboze, byananutse. Maze ngo Mose agira gute, arabarakarira, bica itegeko, babisha itegeko. Ariko noneho ku murongo wa 23 mwumve hano itandukaniro. Dusome ku murongo wa 23 haravuga ngo, arababwira ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yejejwe n'Uwiteka. Ejo azaba ari umunsi wo kuruhuka, ya sabato yejejwe n'Uwiteka. Mwotse ibyo mushaka kotsa, muteke ibyo mushaka guteka, ibisaze mubibike birare bigere mu gitondo. Umva komandi bahawe. Ubwa mbere barabikoze, bigenda gute, nta muntu abibabwiye, barangije bigera mu gitondo ngo byaguye inyo. Noneho hano ho Mose arababwiye ngo noneho ibyo mushaka kotsa mu byose, ibyo mushaka guteka, ibyo birare mu gitondo. Barabiraza bigeza mu gitondo ku murongo wa 24, nk'uko Mose
yabategetse ntibyanuka ntibyagwa urunyo na rumwe. Praise the Lord. Imana ishimwe cyane. Ibaze ko byageze ku munsi w'isabato bikiri bizima, kandi ubundi barabifashe bakabiraza, byamara kurara bikagwinya. Ariko ku munsi w'isabato ko nta kintu bagomba gukora, yabaga ari ikiruhuko, batagomba guteka, batagomba no gukora ikintu icyo ari cyo cyose, ngo barabiraza bigera mu gitondo. Maze bigeze mu gitondo, ngo bigera mu gitondo bikiri bizima, ngo ntacyo byabaye, bitigeze binuka, bitigeze binaguma. Kubera iki? Kubera ko byageze ku munsi w'isabato. Ese iyi sabato bundi yari iki? Kubera iki iyi sabato byagendaga gutya? Kuko ku isabato nta muntu n'umwe agombaga gupfa. Ikigishanyo cyerekana ngo ku isabato nta muntu n'umwe agombaga gupfa. Kubera mu kiruhuko cy'Imana, no death, nta nzara igomba kurangwa mu kiruhuko cy'Imana. Iyi yaba rest yo mu kiruhuko, nubwo batakoze, ariko nta kintu cyagombaga kubica, nta nzara yagombaga kubica, kandi nta kintu kimwe bakoze, kuko God was the provider for the Sabbath. Katurebe kubera iki ubundi iyi sabato? Who is the Sabbath? Kubera iki sabato? Kubera iki uyu munsi? Kubera iki iki kiruhuko? Kubera iki cyo cyageraga kigasanga ari different, gitandukanye n'iyindi minsi? Iki kiruhuko, why was it different? Kuki cyabaga gitandukanye n'indi minsi? Cyabaga gitandukanye n'ibindi bikorwa, cyabaga gitandukanye n'ibindi bintu. Tugere mu gitabo cya Mariko. Papa Fred urimo kumfasha, God bless you by the way. Turahera muri gitabo cya Mariko, randropingira kuva kuri 23. Igihe Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 2, turahera ku murongo wa 23 tugeze kuri 28. Ndaza gusoma nihuse. Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 2 ku murongo wa 23. Umutwe w'amagambo ni utubwira ngo Yesu yigisha iby'isabato. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko ku isabato agenda anyura, nuko ku isabato, uyu ni Yesu arimo kuvuga, ngo nuko ku isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka. Abigishwa be bakigenda batangira guca amahundo. Abafarisayo baramubaza bati, ni iki gitumye bakora ibizira ku isabato? Arabasubiza ati, nimwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yifuzaga ashonje we nabo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana ubwo Abiyatari yari umutambyi mukuru, akarya imitsima yo kumurikwa, kandi amategeko atemera ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine, akayiha nabo bari kumwe. Arabasubiza ati, Jesus, mwihangane nimwumva ibintu biri guturika, ntago ari bombe rwose, amafireworks yahanira turi kugahita ukira umutima nubwo niyo waba urwaye. Dukomeze ku murongo wa 27, aravuga ngo, arababwira ati, isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari we mwami wayo, ari we mwami w'isabato nayo. Imana ishimwe cyane. I don't know if you heard this. Therefore the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Kristo niwe kiruhuko. Iyo tuvuze ngo uyu ni umwami w'ikintu, iyo tuvuze ngo ni umwami, nuko bwo nyine ubwami aba ari ubwe, aba ari nyiribyo, aba ari nyiracyo, aba ari we the owner. Ni ukuvuga ngo hano Yesu yararimo kukwereka aba hano ku murongo wa 25 na 26 yari reflectinga abasobanurira ibyo nimusoma mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 21 ku murongo wa 2 na 6, ni igihe Sawuli yararimo kugenza Dawidi ngamwica. Ageze ahantu Abiyatari niwe wari umutambyi kandi yari ashonje, ngo yinjira ngaho ngo afata imitsima ngahera aryo mitsima, kandi ngo nago byari byemewe kandi ntacyo yabaye cy'amategeko, kuko icyo yakoze hano ni ikigaragaza Yesu yashaka kubereka ko ubugingo bw'umuntu cyangwa se human needs zishobora kuruta imigenzo, amategeko y'imigenzo n'ibintu byose. Kubwo abantu bafashe amasaka bakaba barimo kuyarya, nta kintu bari bakoze, kuko icyo bari bakoze ko ari ukurya.
hari aho Yesu we yigeze kubabaza arabaza ngo mbese niye indogobe yawe cyangwa inka yawe yagwa mu mwobo ukanga kuyikuramo ngo nuko ari ku isabato. Ikindi Yesu arimo kubereka ko abafarisayo bo bari barafashe umunsi bawugira itegeko, umunsi abariho bagira itegeko kuruta kubahiriza igikorwa cy'icyo ngicyo. Twabonye ko isabato ntabwo isabato ari umunsi, ahubwo ko ari igikorwa. Rero bano bafarisayo bo bari barabifashe babigira nk'aho isabato ari ikintu nyine gikaze cyo kubahirizwa, ari umunsi nyine umuntu atagomba, ntabwo bitaga ku gikorwa cyo gukorwa ku isabato ko ari ukuruhuka, ahubwo wasanga ariho abantu barushye cyane. Kristo rero aje arangije arabiyeshurira ababwira ngo kandi umwana w'umuntu Mesiya niwe mwami w'isabato, kubera ko muri Kristo Yesu, mu kiruhuko cyo muri Yesu Kristo twabibonye ko nubwo barazaga ibyo kurya ntabwo byapfaga, kuko ari ibyo byabibukaga bigeze gute, ari umunsi w'ikiruhuko, nta kibazo, nta kintu byabaga, kuko muri Kristo nta burwayi bwagombaga kurangwamo, nta nzara yagombaga kurangwamo, mu kiruhuko nta kintu na kimwe cyagombaga gupfa. Yesu yakizaga abantu ku isabato. Nimureba neza Yesu yagenda agakiza abantu byari ku isabato, ku munsi w'isabato niho Yesu yagenda agakiza abantu, ariko abantu bakarakara ngo nuko ngo yakoze ibyo, kandi niyo mwami w'isabato ari kubereka ngo ese ubugingo bw'umuntu ntiburuta ibyo mwebwe muri gutekereza? Ubugingo bw'uyu muntu, niba wowe ushobora kuvuga ngo inka yanjye yaguye mu mwobo ku isabato ngo nuko ari umunsi w'isabato, ntabwo wayikuramo, ugasanga bo barimo gutekereza ko uwo munsi ari ufite akamaro kuruta igikorwa gikorwa. Niyo mpamvu umunsi twabonye ko iyo turi kuziza isabato, ntabwo isabato igenderera ku munsi, kuko twabonye ko n'umwaka ushobora kuba isabato. Rero Kristo kuko yaje, ibyo yaduhaye byose byari iby'iteka, byabagaho hano igishushanyo cyano cyagaragazaga ko isabato bageraga y'umunsi, ariko ugasanga nayo ntabwo bagira gute, ntabwo bayubahiriza, kugeza naho yagezeho ijya mu mategeko, kuko icyo Imana yashakaga nuko abantu bagira gute, baruhuka, baba mu buruhukiro bwayo, ariko still ugasanga abantu ntabwo bigeze babishyikira. Niyo mpamvu twebwe twagize uko kwizera ko kwinjira muri rest, mu kiruhuko cy'Imana, mu kiruhuko aricyo muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu twebwe ibi byose bikorwa ku munsi muri icyo kiruhuko, ibyiza byose bibaho muri icyo kiruhuko, kuko nureba uko twamaze gusoma yaba mu gitabo cyo mu Balewi no mu gitabo cyo Kuva twasomye, twabonye ko nta kintu na kimwe kibi cyabaga muri uwo mwaka, nta kwiganyira kose kwabaga kuri muri uwo mwaka w'isabato, kubera ko Imana already yari yaramaze gupreparinga ibintu byose. Imana ijya irema, Imana iruhuka ku munsi wa karindwi uko twabibonye mu itangiriro, nuko yari imaze kurema ibintu byose, yari imaze create, yari imaze gutegura buri kimwe cyose, imaze kukirema. Nta kintu umuntu yagombaga kuza gukora usibye kwinjoyinga ibyo Imana yakoze akabiruhukiramo. Imana ishimwe cyane. None tubonye ko Kristo hano ari we sabato yacu, Kristo niwe wabaye isabato. Niyo mpamvu we don't wait for 7th day kugira ngo turuhuke, ahubwo binjiye muri Yesu Kristo bose binjiye mu kiruhuko. Imana ishimwe, sizi yamurimo kubyumva. Reka dusome abantu mwabonye kuri teme, twanashyizeho icyanditswe kiri mu Baheburayo. Ndagira ngo dusome hano mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4. Ndaza kugerageza nsome nihute, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo umutwe w'amagambo banditseho iyi komantere wayanditse yaravuze ngo uburuhukiro Imana yasezeranye, Imana yageneye abayizera. Praise the Lord. Papa Fred, ndaza gusoma kugeza ku murongo I think wa 11 wabo dropinze iyo mirongo kuva mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4. Ku murongo wa mbere avuga ngo nuko rero ubw'isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo ririho, dutinye kugira ngo hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atabishyikira. Imana ishimwe cyane. Ubw'isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro twebwe twamaze kwinjira, none niba ririho ikintu tugomba gukora hano yakutubwira ngo none mutinye
mutinye kugira ngo hatagira n'umubasha atagira gute atabishikira, kuko iri sezerano twararihawe ko muri Kristo Yesu turuhukira. Imana ishimwe cyane. Ntabwo rero dutegereje kuzinjira mu kiruhuko, keretse abatari babyizera ko ikiruhuko cyaje nibo bagomba kwinjira, ariko muri Kristo Yesu twamaze kwinjira mu buruhukiro. Ku murongo wa 2 avuga ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro nk'uko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Imana ishimwe cyane. Turi gusoma mu gitabo cyo Kuva, twabonye ko mu gitabo cy'Abalewi twabonye ko Uwiteka yabwiye Mose ati ngo none kiriya gihugu mbahaye ni icyo kugira gute, nubwo Mose atageze akinjiramo, ariko Mose yababwiye iby'Uwiteka yabwira ati dore kiriya gihugu ni icyo kuruhukiramo, kiriya gihugu ni Sabato, ni isabato yanjye, naho kuruhukira. Nicyo gishushanyo cyerekanaga Kanani aho kuruhukira, ni igishushanyo cyerekanaga Kristo uzaza tuzageramo tukaruhuka. Nawe yari yababwiye ngo nimugera i Kanani kiriya gihugu mbahaye ni icyo kuruhukiramo. Imana ishimwe cyane. Ariko ngo babwiye ubwo butumwa bwakiranye imitima igize gute, itizeye, kuko nabo babwirijwe ubutumwa nk'ubu turimo kubwiriza ngo ikiruhuko ko gihari, ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro rihari, bari bafite iryo sezerano. None na n'ubu ngubu hari benshi batarumva ko iryo sezerano twarihawe ari ryacu byo kuba mu buruhukiro bw'iteka. Ku murongo wa 3 aravuga ngo naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, nta kindi kitwinjiza he mu buruhukiro. Umwanditsi w'Abaheburayo aratubwiye ngo naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, nta kindi kitwinjiza muri Yesu Kristo kuruhuka usibye kwizera byonyine. Hano muri komantere yanditse ngo ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye nti nibazinjira mu buruhukiro bwanjye, aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Listen, hahandi twamaze gusoma mu gitabo cy'Itangiriro, tumaze gusoma iki kiruhuko Imana yashyiriyeho abantu ngo bakiruhuke. Imana hano ngo yararahiranye umujinya kubw'abantu batigeze bagira gute, bizera. Icyatumye batinjira mu buruhukiro ni ukutizera, kandi bari babwiye ubutumwa bwiza n'inkuru nziza ko bagiye kwinjira mu buruhukiro, ariko kutizera kwabo gutuma batinjiramo. Noneho hano ni umwanditsi, iki cyanditswe yakotinze kiri muri Zaburi, ni iki cyanditswe kiri muri Zaburi ya 95 mukabyara. Imana ishimwe cyane, muranyihanganiraho gato. Iki kiruhuko iri jambo yakotinze riri muri Zaburi, n'umwanditsi wa Zaburi waryanditse ari kuvuga ngo narahiranye umujinya. Ku murongo wa 10 niko avuga ngo narahiranye umujinya wanjye nibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ku murongo wa 4 aravuga ngo kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7. Itangira igice cya 2 twasomye, itangira igice cya 2 ku murongo wa 2 ariho twasomye. Kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ndagira ngo dusome iki cyanditswe muri Zaburi ya 95, ukuntu Zaburi ya 95 muri niho havuga ngo ku murongo wa 11 ngo so I saw in my word they shall not enter my rest. Kuko banze kwizera, nanjye navuga ngo Uwiteka avuga ngo ntabwo bazigera binjira he mu buruhukiro kubera ko bagize gute. Nicyo cyatumye ndahirana umujinya ntibazinjira muri ubwo buruhukiro. Thank you so much. Kubera ko kutizera. Ku murongo wa 6 aravuga ngo nuko rero ubwo bisigariye bamwe ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, babandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongeye gutoranya umunsi ari wo uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Y'amagambo yamaze kuvuga haruguru ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangira umutima.
ndashaka gusoma iki cyanditswe muri Zaburi kugira ngo tucyumve neza. Zaburi ya 95 turasoma duhere ku murongo wa 6. Haravuga ngo nimuze tumuramye twunamye dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu. Ku murongo wa 7, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi icyampa mukumva ijwi rye. Nimwinangira imitima nk'uko mwayinangiye i Merebu no ku munsi w'Imasa mu butayu, ubwo basogokuruza wanyu bangeragezaga bakantata bakabona umurimo wanjye. Narakariye ab'icyo gihe imyaka 40, ndavuga ni ubu ni ubwoko buhora buyoba mu mitima yago, kandi ntibamenya inzira zanjye. Nicyo gituma ndahirana umujinya nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ahangaha tumaze gusoma turi kubona noneho icyo Imana yavuze ngo none irarahira, noneho irongera isubiramo iravuga ngo noneho ubwo umwanditsi aratubwira ngo noneho rero ubwo bisigaranye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjirwa no kutumvira. Ikintu cyatumye batinjira mu buruhukiro ni ukutumvira. Urabona ngo Imana yongera gutoranya uyu munsi ari wo munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvuga hejuru ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo, niwinangira umutima. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Uwiteka ari kubwira ngo injira mu buruhukiro bwayo, niwinangira umutima, ahubwo winjire kugira ngo nawe ubashe kwakira mu buruhukiro bw'Imana. Kubera ko icyatumye bano bantu bataruhuka batinjiramo ni uko batigeze bakiranira ijambo ry'ubutumwa bwiza ngo baryakirane umutima wizeye. Bakomeje kumva ko bidashoboka, guta umuntu abaho adakora. Imana ikakubwira ngo iturize wowe ndabikora, ikakubwira ngo ihagararire mu mwanya wowe ndabikora, bakumva ntago bishoboka. Ku murongo wa 8 haravuga ngo iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma y'ibyundi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho, ku murongo wa 9 ariwo twashyize kuri temo ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Ku murongo wa 10, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yayiruhutse iyayo. Imana ishimwe cyane. Ntago dutegereje kuzaruhuka twapfuye, no. Ntago niko abantu babitekereza ngo iyo umuntu apfuye ngo niho abaruhutse. Ariko icyo Kristo dushaka unona ni ukugira ngo nitwumva Yesu atubwira ngo tuze twinjire mu buruhukiro, nitwinangira umutima, ahubwo ngo dutinye hatagira n'umubasha kuba atabishikira ibyo kwinjira mu buruhukiro bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 11 niho havuga ngo nuko tugire umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira. Umva ukuntu asoje atubwira ngo nuko tugire umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro. Imana ishimwe cyane. Arimo kutwemera ngo twinjire muri ubwo buruhukiro kugira ngo tutamera nk'ababandi, kubera ko hari abagihageze banga kwinjira muri ubwo buruhukiro, banga kubwinjiramo, banga kubyizera. N'ubu ngubu kubwira abantu ngo wihagararire, Imana irakora. Bwa mbere Imana yarababwiye ngo nta kintu igeze ibabwira gukora, bacyambuka bagiye kwambuka ku nyanja itukura, yarababwiye ngo mwihagararire gusa, mwihagararire murebe ikigiye. Umurimo bagomba gukora wo kureka gukora, bagahagarara bakareba icyo Imana igiye gukora. Tureba bajya kwinjira muri Yeriko,
bajya kwinjira muri Yeriko, ntabwo iriya Yeriko bari kubasha kuyisenya, kuko urebye ngo ukuntu yari ikomeye, banavuga uburyo ki yari yubatse, ntabwo bari kubasha no kugira icyo bakora. Ngo ariko marayika w'Imana aje guhura na Yosuwa, aramubwira ngo none ko ryaravuga ati weho be aside, weho ibyisigaye nje kubyikorera, mwebwe muruhuke, kuko icyo mugomba gukora mugiye kwinjira muri iki gihugu cy'uburuhukiro, icyo mugomba gukoramo ni ukugira ni ukukiruhukiramo. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Kristo niwe wavuze ngo, Yesu avuga ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ntabwo yari ari kuvuga ngo abapfuye ngo mupfe ngo mubone kunsanga, abivuga he was still alive, yari akiri muzima. Aravuga ngo muze abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, muzabona uburuhukiro mu mutima yanyu ryari, when you are still alive. Niyo mpamvu twebwe dutangira turi kuvuga ko ari ugusenga. Iyo turi gusengera muri rest y'Imana, iyo tuzi ko turuhutse, ntabwo tuba dufite ibitwirukansa, kuko tuzi ko Kristo icyo yakoze kirahagije, kuturuhura birahagije. Niyo mpamvu icyo dukorera ari ukugira gute, ni ukutwumva kandi tukavuga dutuje muri Kristo, kuko turi mu kiruhuko cye, turi mu kiruhuko, turi muri Kristo Yesu. Ntago, my goodness, munacyarimo kunyumva? Mbonye network yanjye ivuyeho. Imana ishimwe cyane. Iravuga ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ntabwo ari kuvuga ngo kugira ngo tubashe kurwana duhangane n'uburiganya bwa Satani, no, ahubwo tubashe guhagarara. Kubera iki? Twebwe niduhagarara turaba dukomeye mu mwuka, turaba dukomeye. Duhagarare twebwe kugira ngo tudatsindwa n'ubwo buriganya, kuko intambara zose ni iz'Imana, wowe ntabwo wazishobora. Intambara zazo zose zirwanwa spiritually. Twebwe kubera ko Kristo rero ariwe warwanye yarangiza twebwe icyo dusaba ni ugutwara intwaro zose z'Uwiteka, tugahagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko twabonye mu itangiriro icyo Satani yohesheje Eva ni uburiganya bwe bwo kubwira ngo mbese urabizi, ngo mbese urabizi. Ariko ngo nidutwara ijambo ry'Imana tukagira kwizera, tukagira ubutumwa bwiza muri twebwe, ntabwo Satani azigera tubasha. Twebwe ntabwo tuhangana, ahubwo turahagarara tugashikama. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Sizira muri Haleluya. Muri Mariko, mu gitabo mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Mariko mu gice cya 14 ku murongo wa 41 haravuga ngo, ku murongo wa 41 hano Yesu ngo yari kumwe n'abigishwa, agarutse asanga bari sinziriye, arababwira ngo no, reka ndabandikamanze so ku murongo wa 37. Ku murongo wa 37 yarageze asanga barasinziriye, araza ngasanga basinziriye, abaza Petero ati Simoni, urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso isaha imwe? Ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Abantu hari igihe batadutransferera bakatubwira ngo ntiwabasha no gusenga byibuze isaha imwe, ariko ntabwo iki ngiki ari cyo yarababwira. Yari kubabwira ngo mbese mwebwe ntimwabasha byibuze, kuko bari bisinziriye. Kandi Yesu hano yaragiye, icyari kimujyanyeyo, we yaragiye gusenga, kuko yari afite imibabaro ye, yaragiye kudupfira. We ni wari ufite uwo mutwaro kuri wo kugenda, ariko arababwira ngo mbese ntimwabasha gusiga. Ariko none ku murongo wa 41, ku murongo wa 41 ngo aragaruka, ngo agarutse ubwa gatatu arababwira ati noneho nimusinzire muruhuke birarangiye. Arababwira ati noneho now you are allowed to rest. Ntabwo ari kubabwira ngo noneho ngo hangaha muri kuri uyu musozi ngo mwisinzire, ahubwo arimo kubereka ngo noneho dore igihe cy'ikiruhuko kirageze, bya bindi ka kiruhuko mwagombaga kwinjiramo dore kirageze. Kubera iki? Ngo igihe kirasohoye, dore umwana w'umuntu agambanirwe mu maboko y'abanyabyaha. Iki nicyo gihe yaragiye gupfa. Yesu akimara gupfa twese yatwijije mu kiruhuko cy'iteka, kubera ko ibyo byose ni iby'iteka. Hano yari kubabwira ngo now you can rest, you can sleep, musinzire ni muruhuke kuko byose birarangiye. Ubwa mbere bababwira ngo mbese ntimwabasha kugumana nanjye,
ntimwabasha gumana nanjye isaha imwe, ariko nanone ntibyari gushoboka, ntibari kubishobora ko n'ubundi isabato yari yarabananiye, nta kintu na kimwe bari bashoboye. Ariko none haragaruka arabwira ngo none arangije arabwira ngo none dore bigize gute, nimuruhuke kuko birarangiye iki gihe. Nidusoma turi kureba muri nitureba mu gitabo cya Matayo mu gice cya 8 urabona uburyo ki Yesu ngo yararyamye. Iyi nkuru murayizi, ngo Yesu yari yiryamiye mu bwato ngo yiseguye, ngo nuko ngo umuraba nguraza uri mwinshi, ngo baratangira gusakuza ngo turapfuye. Kristo wari uryamye yari yasobanukiwe neza icyo uburuhukiro icyo ari cyo, yari azi icyo kuruhuka icyo ari cyo, kuko we yumvaga umuntu ni umuntu uri muri Kristo Yesu. Umuntu uri muri Kristo Yesu nta kindi kintu aba yifiringa usibye amahoro ya Yesu Kristo, usibye gusinzira mu mudendezo wa Yesu Kristo, akumva aranyuzwe aratuje muri Yesu Kristo. Yesu nawe ubwe hano yari yiryamiye. Hari abantu bajya bakora amasengesho ngo yo gukangura Yesu, ngo reka tujye gusenga amasengesho ngo dukangure Yesu, ngo Yesu arisinziriye. No hanyuma se ko Yesu yakangutse akababwira ngo mwabanya kwizera gukena. Bivuga ngo usenga amasengesho ngo ugiye gukangura Yesu, ntabwo uramenya ikiruhuko icyo ari cyo. Ikiruhuko twamaze kubona ko ari Yesu Kristo. Rero niwinjira nawe mu kiruhuko uzasobanukirwa impamvu Kristo yari aryamye, yari yisinzire kandi umuraba uhari. Niyo turi gusengera rero muri Yesu ya Jesus, turi gusengera mu buruhukiro, ntabwo dusakuza ngo turapfuye, ngo vuga Yesu ngo kanguka ngo dore turapfuye. Ahubwo iyo umaze kumenya uri ukamenya aho uhagaze, position uhagazemo, ni mu kiruhuko cy'Imana. Imana urakubwira ngo hagarara wirebere ibyo igiye gukora. Hagarara, ngo we hagarara urebe what is going to happen, kubera ko ntabwo igusaba kurwana. Naho twabonye mu Befeso twasomye tukabona ngo icyo ngo kuko dukirana ntabwo twega tuhangana ngo tujye mu ngumi n'ibipfutse tujye kurwana na Satani, ahubwo twabonye ko twebwe dufatamira ibyishyira hejuru byose ngo tukagira gute ibyishyira hejuru. Nicyo dukora twebwe kugira ngo tubigomorere Kristo, ibituma ubutumwa bwiza byose bitajya imbere, nibyo dufatamira byose tukagira gute tukabigomorera Kristo. Ariko Yesu Kristo ubwo yahanganaga, ubwo yarwanaga, ubwo we yatsinze, we yaratsinze aranesha. Icyacu ni uguhagarara tukaba muri iyo ntsinzi, twarangiza tukaba muri icyo kiruhuko. Iyo umuntu adafite rest muri we ahora ahanganye, yumva afite umwenda, afite ikibazo, nijoro rimwe abonye agatotsi ko gusinzirura akavuga ati ukumva ufite ubwoba bw'uko ngo birinze gucya mu gitondo ngo udakangutse. Ukumva umuntu afite ubwoba ngo ntago nakangutse ngo saa 9 ngo nsenge. Imana yaguhaye uburuhukiro, ntago ijoro rya Imana iguhaye uburuhukiro. Ugiye kuryama urasenza ubwira Imana ngo Imana uzundinde, kuri already Imana nawe kurinda umunsi ku munsi, kuko nicyo twasezeranijwe. Isezerano tuba dufite hano, amasezerano dufite mu isezerano rishya, ni ukuvuga ngo nzabana nawe kugeza ku mpera z'isi, sinzagusiga sinzaguhana. Niryo sezerano dufite. Ugomba guhagarara kwibwira mu mutima wawe kumva ko Imana muri kumwe, kuko niyo sezerano yagusezeranije, iri kumwe nawe kugeza ku mpera z'isi. That's the message, that's the promise we are having in Christ. Rivuga ngo wowe ndi kumwe nawe, sinzagusiga. I will never leave you nor forsake you, kubera ko ndi kumwe nawe kugeza ku mpera z'isi. N'ubu ugiye kuryama ujye wumva ko Imana iri iruhande rwawe. Wikumva ko ugomba kubyuka nijoro ukarwana n'abarozi n'imisega iri gutambuka, buri kantu kose gakomye urabyutse shapararara gashakata utangiye no. Imana nibiguhaye rest, sleep. Nukanguka ushimira Imana ngo ndagushimiye ko nasinzire, nagize ibitutsi byiza uyu munsi. Uganire na data gusenga. Ntabwo tubyuka ngo tuvuge ngo turapfuye ngo Yesu byuka ngo dutabare. Uko nukutizera kwa kundi twabonye kwatumye abantu batinjira mu kiruhuko. Uko nukutizera kwatumye abantu batagira gute batinjira mu kiruhuko cy'Imana. Turaryama turasinzira. Mu bantu bari kubyutsa Yesu twabonye ko na Petero yararimo. Petero ni wa mbere agiye kubyutsa Yesu ngo turapfuye, ajya kubwira Yesu ngo dore turapfuye, byuka. Ariko Petero amushyize mu nzu y'imbohe. Nimusoma mu byakozwe no mu gice cya 12 ku murongo wa mbere, Petero amushyize mu nzu y'imbohe. Ntabwo yigeze ateraguza imigeri n'iki, ahubwo yari isinziriye. Hari abantu bazi ko Petero yakuwe mu nzu y'imbohe n'amasengesho ngo abitorero basigaye bamusengera. Twabonye ko atari byo, kuko nubwo n'abamusengeraga nta kwizera bari bafite.
uko kutizera gutuma umuntu ataruhuka, ahubwo byari kurutwa bakiryamira iryo joro bagasinzira, kuko gusenga utizeye n'ubundi ni ugukora ubusa. Iryo joro bari gusengera ngo Petero ntago sinzi gusengesha bari bano gusenga, kuko isengesho ry'umuntu utizeye n'ubundi ni nko gukora ubusa. Uri gusenga iki niba utizeye ko ibyo uri gusengera urabihabwa? Wabonye bari barimo gusenga, noneho ngo marayika araza aramukingura amukora ngo Petero ari sinzire, marayika yamukora avuga ati ufata umwitero wawe tugende, ngagira ngo ari kurota, ngarangije aragenda, agezeyo ngarakomanga, nk'umukobwa witwa Rode yaje kumukingura aravuga ngo yewe ngo dore Petero ndamwumvishe n'ijwi rye, baticeceka aho ngaho witubeshe ubwo ni marayika we cyangwa ubwo uri kumurota cyangwa ukamukumbuye, icara hano dusenge witubesha. Petero sibwo yabaje gute? Bari no kumusengera ibyo joro, ariko nabo nta kwizera bafite. Ntago rero amasengesho ya Petero ariyo yamukuye muri nuze, yamukuye muri gereza. Amasengesho y'abitoro bari baguze, bagize ngo umwete wo kumusengera. Nibyo umwete wo gusenga tugomba gushyiraho umwete, ariko gusenga kutizeye ntacyo gukora, kuko icyo twabonye ntago ariko yaranaje ntibabyemera. None se niba uri gusengera umuntu ngo ave muri gereza akaba avuye mu gatangira kuvuga ngo tubwo uwo muzimu we cyangwa ubwo ni ibyo uri gutekereza mutwe, nta kwizera ufite uri gusengera umuntu. Byari kurutwa kukiryamira ukarestinga. Petero amaze kumenya what it is to rest, yararyamye kugeza aho marayika yaje kugira gute, yaje kumukura muri gereza mu nzu y'imbohe, kuko nta ntambara yagombaga gutera. Ntiyashatse uburyo bwo gucika ngo nubwo gutoroka, no. Niyo mpamvu mu kiruhuko twebwe we wait, ahubwo tukagira kwizera ko turi muri cya kiruhuko. Ikintu gituma abantu batinjira mu buruhukiro bw'Imana ni ukutizera, niko twasomye, kutizera kubwo buruhukiro buhari bw'iteka. Kuko Kristo watubwiye ngo abarushe n'abaremerewe musange ndabaruhura. Ntago wagera kuri Kristo rero, ntago rero wamugeraho ngo ukomeze ugire gute, ukomeze uruhe. Ageze ku musaraba niho yavuze ngo bigize gute, birarangiye. Ubwo yahemuraga abatware bose b'umwijima nganga akabivuga hejuru kubw'umusaraba. Oh my God, rakotile boshaya rangije ngo izo mbaraga ngo Yesu Kristo amaze kugera ikuzimu ngo ahemura abatware bose b'umwijima, ngarangije abivuga hejuru kubw'iki, kubw'umusaraba. Uri gutinya iki muri iki gihe? Niki kiri kugutera ubwoba? Wakwibereye mu buruhukiro bwa Kristo ukagira amahoro muri Kristo, ahubwo wowe ukamureka agakora utuntu twe. Ntabwo Imana izigera ikubuza gukora, no. Weho nukomeza kurwana izakureka ukomeze wirwanire until you will say God I surrender all to you, kugeza igihe uzambwira ati noneho Jesus I surrender, dore intambara ni izawe. Weho wicare mu buruhukiro bwo wumve wumve ijwi ry'Imana utuje. Ntabwo umuntu yaba uribwira ko Abisirayeli bari muri buriya bunyage bageraga igihe cyo kuganira n'Imana cyangwa cyo kuvugana n'Imana? Bari mu ntambara, umwegiputa anyura hano amukubita ngo nturi gukora agira gute. Noneho bagiraga na place of worship, bagiraga aho kujya gusengera. Bitari nk'ubu ngubu twebwe ijambo ry'Imana tubwira ngo abasenga data musengera mu kuri no mu mwuka. Ntabwo tugira no kuvuga ngo ahangaha niho Imana iba, oya, kuko Imana iri muri twebwe dusengera mu kuri no mu mwuka, kuko iri muri twebwe. Ubwo yohereza ubw'umwuka wera yinjiraga muri twebwe, ubumana bwinjiye muri twebwe. Rero place of worship ni me, kuko ngewe ndi urusengero rw'Uwiteka. Bo bagiraga insengero ariko umwuka w'Imana uri nanjye. Rero umubiri wanjye kuko ari urusengero rw'Uwiteka, it's where the Holy Spirit is. Nanjye rero ntabwo bisaba kuvuga ngo bo rero icyo gihe bari mu budu, bari mu bunyage, bashakaga ahantu ho kujya gusengera, ho guteranira, kuko ntabwo byari byemewe. Ntabwo waga yicaye ngo avuge ngo yumve ko Imana iri bumwumve. Ariko twebweho none niyo mpamvu Imana yabashyiriyeho ikiruhuko, kuko icyo gihe nta kiruhuko bageze bagira, nta kiruhuko bagiraga bari muri ubwo bunyage. Ireba imibabaro y'abantu, Kristo arazi, ireba imiruho mufite, imiruho y'abantu bafite. Irangije Kristo arabwira ati nimuze musange ndabaruhura abashye n'abaremerewe, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, nzabaha uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya. Nta muntu n'umwe ugera kuri Kristo ngasigara oroshye, aboshye, ananiwe. Wemera Kristo mu mwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Believe ko nawe wageze mu kiruhuko, izere ko wageze muri icyo kiruhuko, ahubwo weho wemere iki kiruhuko kikubwira. Iki kiruhuko kikubwira no kugira gute, to stand, gutuza. Niyo mpamvu iyo urimo gusenga mu kiruhuko, abantu bari mu kiruhuko cy'Uwiteka muraganira. Ntabwo wirirwa uvuga ngo noneho bukeye ntanasenze, ngo bwirinze kwira udasenga. Kuko prayer, gusenga twebwe nicyo
nicyo cyari sinzi nimba mujya mubibona nk'iyo abantu abanyeshuri abenshi bari hano n'abanyeshuri nk'iyo muri vacances cyangwa se abantu bafite akazi iyo mufite off nyine muri mu kiruhuko babahaye leave ukuntu ubu umeze nta bintu byo nta stress ufite byo kuvuga ngo ndakora gutya kuko ibintu byose ubikora igihe umwanya ubuhari ubona ko umwanya uhari ntabwo uvuga ngo ibintu ntabwo nabikoze ngo ibera ahubwo kubera ko uri muri leave mu kiruhuko cyangwa uri muri vacances icyo twita ngo ni vacances mu kiruhuko ibintu byose ubuzi ko biraba ukavuga ati nimba kurya ndarya igihe ndi bubonera ibyo kurya igihe birazira ndarya nimba ntanabishaka ntabwo ndibye kuko nta kintu kiri kukwirukansa. That's how in the rest we are communicating na data kuvugana n'ubuzima bwacu kubera ko you are available anytime come ntabwo tugira umunsi wo kuza ntabwo ari formule yo kuvuga ngo mu gitondo ngo saa sita ngo nimugoroba niho dusenga no twabonye ko we have to pray without ceasing gusenga ubudasiba kuba in that life of praying kuba muri ubwo buzima bwo gusenga bwo gucommunicating kuvugana na data ntabwo ari formule yo kuvuga mu gitondo ejo ngo nejo bundi ngo oya ahubwo gusenga prayer gusenga ni ikintu kiba gihoraho gikorwa buri kanya naha ngaha turimo kuvuga ntabwo ari kuvuga ngo kuzamura isengesho twabonye ko muri prayer habamo na worship kandi ku worship kuramya ni ubuzima bwacu kuramya Imana ni ubuzima bwacu iyo usoma ijambo ry'Imana urimo gusenga iyo urimo kuririmba urimo gusenga uratura amagambo kaje ukiyaturaho icyuri cyo muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane rero nabingingaga nk'uko ijambo ryatubwiye ngo nawe niwumva iri jambo ry'ubutumwa bwiza bwo kuruhuka muri Kristo Yesu ni winangira umutima. Kristo icyo ashaka ni ukukuruhura ibyo byose yabyikoreye ku musaraba kugira ngo utuze ariko dukomeza kurwana wowe uvuga ati nigiye ugomba kurwana n'abarozi no guhangana umuntu arakizwa ugasanga ubwo intambara niho zitangiye umuntu ugasanga ngageze mu gakiza ahubwo ntihatangiye kurwana noneho intambara zikaba intambara buri munsi intambara zikaba intambara ariko ndakubwira ngo Kristo yapfuye kugira ngo uruhuke aravuga ngo byose birarangiye noneho binzanire ngewe urushye n'uremerewe rekera kwikorera imitwaro itari yawe Kristo yabambamwe ku musaraba kugira ngo akuruhure weho surrender bwira Yesu ngo noneho dore vuga ngo I surrender to you. Imana ihabwa icyubahiro no mu isengesho ryacu gusenga tugomba gusengera muri ubu buruhukiro bwa Yesu Kristo tugasenga tunizeye ko turi muri ubu buruhukiro ntabwo gusenga ari intambara ntabwo gusenga ari kurwana gusenga ni ukuganira na data kandi data yari mu kiruhuko aruhutse twabonye ko Imana yaruhutse sinumva ukuntu Imana yaruhutse ikakubwira ngo wowe komeza ukore kandi yiruhutse kandi icyo ishaka nayo ari uko abantu bose bagira gute baruhukira muri yo. Rero nimba tugeze twebwe turi abana b'Imana data araruhutse natwe turaruhutse tuganira na data iyo papa afite vacances nanjye mfite vacances turaganira anytime ko ndabizi ko ndamubona ari available anytime nta bindi binafite arahari nanjye ndahari buri kanya uko mbikeneye ndamuganira mbwira ati papa bimeze gutya my father this and this our father our mighty God in heaven turaganira kuko turabizi ari mu kiruhuko nanjye ndi mu kiruhuko nta rashi nta byo kwirukanka nta bibazo ntago ndavuga ngo natinze gutaha ngo dadi ngo none nkubwire guri because I'm in the rest he rests araruhutse nanjye ndi mu kiruhuko turimo anytime umukeneye ndamuvugisha nkamuganiriza. That's how we pray, to talk to Father, to communicate to the Father. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Mwakoze kuza kumva ijambo ry'Imana reka umwanya musubize muyobozi wa gahunda. Hope God bless you all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ndanezerewe cyane sinzi nimba namwe munezerewe nkanjye ko twinjiye mu kiruhuko. Imana ishimwe cyane. Oh my God. Peace urakoze cyane uri umugisha mwese abegereye microphone nimufungure dusabire Peace atumbwire ko ari umugisha. Peace uri umugisha bizagorana kumenya ko you are blessing kumenya ko twabaye umugisha tujye tureka kuvuga ngo Imana iguhe umugisha ariko turi umugisha n'ukuri turi umugisha pe Peace rwose uri umugisha cyane. Abantu mwese mwagiriwe ayo mahirwe yo kumva ubwo buruhukiro bw'iteka ryose turushijeho kwishima no kunezerwa
tugire ishyaka ryo gusharinga bagenzi bacu kugira ngo nabo binjire muri ubwo buruhukiro, ntihakagire ikintu na kimwe kitudisitabinga nk'abana b'Imana, kiduhangayikisha. Papa ari muri rest, natwe turi muri rest, anytime dufite kuvugana nawe. Abari mu isabato Imana yari yarapreparinze ibintu byose bizabatunga, niko Peace yatubwiye, kuko ni nako ijambo ry'Imana rivuga. Muri rest nta kurwara kubayo, nta nzara ibayo, ibintu byose 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 bari gukenera kugira ngo nk'uko byari byaravuzwe iyo rest ibeho, byari byarabaye prepared. Ariko natwe turabizi neza ko twe noneho byatunganirijwe muri Kristo Yesu, bimurimo niho bimwuzuyemo, kandi Kristo ari muri twebwe. Ibimwuzuye byose nibyo byuzuye muri twebwe. Sinumva impamvu tutatekinga rest. So please mwese mwamwe mutekinge rest nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, mugire n'ishyaka ryo kumenyesha bene data iyo rest, batazakomeza kubaho bari condemned kandi twarahawe rest na Kristo. Muri umugisha mwese. So reka Mami Emma asengere Peace umaze kutwigisha ijambo ry'Imana, nasoza ansubize microphone. Father, we thank you, we bless your name, we exalt your name above every other name. Thank you, Lord, O King of Glory, for your child. Thank you for all the good things that you've filled her, Lord, O King of Glory. We thank you that she's a blessing, O King of Glory. We thank you, Lord, for the wisdom, knowledge, and understanding that is full of her, O God. I pray, Lord, that may you continue to expand her knowledge, O Lord, about you. That, Father, King of Glory, in each and everything, O Lord, she reads, O Lord, let her get more deeper understanding. I thank you that she's blessed. I thank you, King of Glory, that she's expanded. I thank you, Lord, that all her desires are met. I thank you, King of Glory, Lord, that you're expanding her, that you're teaching her more and more, because she is a vessel of the kingdom. I give you glory, Lord, for the rivers of water that flows in her belly, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. You are blessing Emma. Ndagira ngo ndebe nimba hari abantu bashaka gushima Imana, bahereza umwanya bashima Imana. Mu gihe ntibategereje, reka ngembe nshima Imana. Ndashima Imana ko twinjiye mu buruhukiro budashira bw'iteka ryose. Ibi bintu ni ibintu byiza, Mana yanjye, sinzi nimba hari umuntu ubasha kubyumva. Hari abantu benshi bo mu myaka iruta iyanjye, ibibazo byamaze kubana byinshi, ubabwira ijambo ry'Imana ntibagire ikintu bumva bitewe na stress bafite zo mu buzima. Hari abandi bangana n'abantu bose barimo hano batazi uburuhukiro buzima. Nyine isi yabihiye kwa kundi abantu bavuga ngo umuntu aruhuka yapfuye, nk'uko Peace yabivuze. Ariko ndashima Imana ko mfite amahoro kuva kuri iyi myaka yanjye kugeza iteka ryose. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ndashima Imana kubw'ino fellowship, Mana yanjye. Ni ukuri nibyo gushima Imana aho iteka ryose nabyo, kuko yarandeze pe, yarandeze kandi n'ubu ngubu iracyandera. Mana we, Imana ishimwe cyane, kubera ko hari ukuntu umuntu twebwe tuzagera kure, kuko niko biri, tuzagera kure. Ariko utabizi ko imigisha yose iri muri Kristo uyifite, ntabwo wabasha kugera kure. Abantu bagiye baduca hano imbere rero, rwose hamwe n'umwuka wera, future zacu dushatse twavuga ko aribo bazipreparinze, ko ijambo ry'Imana twumvaga n'iryabaturukaga mu kanwa kabo, bashyizwemo n'umwuka wera. So rero ntabwo twabasha kuvuga ngo Imana ibahereze umugisha, ahubwo muri umugisha bikomeye. Ariko noneho nanjye ndabashimiye, mbashimyemo n'Imana abantu bose babwije ijambo ry'Imana ahangaha, especially abantu batumye ribwirizwa ahangaha nanjye nkahagera. Abantu ngenda ndavuga abantu bafunguye ino fellowship. So muri umugisha cyane, muri umugisha cyane. Ndashima Imana ku bw'ababyeyi banjye, ndashima Imana ku bw'uyu munsi ko nabashije kuyobora. Imana yo mu ijuru mbe ko nyishimiye cyane. Kariza yari yazamuye, reka mwakire nawe ashima Imana.
Imana ishimwe cyane, Imana iguhe umugisha aho umwanya naye ndashaka gushima Imana cyane mbere na mbere ko turi bazima, turi mwuka bazima kandi yaturinze. Imana ishimwe cyane ko indindira umuryango, nanjye nkaba ndi amahoro. Imana ishimwe. Ndashaka gushima Imana cyane ko yabanye nanjye muri exame, turi muri mita mu minsi ishize, byari bikomeye ariko Imana yabanye nanjye. Nshima Imana ko yanyigaragarije nkabona icyo kwandika nkiga bikajyamo. Imana ishimwe cyane, Imana iduhane umugisha. Amen, amen. Uri umugisha cyane Kariza, Imana ishimwe cyane ku bwawe. N'ubundi umwanya wanjye naho urangiriye, reka nakire Pastor Mpano adusoreze amateraniro yacu. Urakoze. Imana ishimwe cyane. Wabona pasiteri ari we wakoze sitirimu na katavuga se. Amen, amen. Amen, Imana amen. ishimwe cyane. Turashimira Imana kubw'uyu munsi. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishimwe kubwa Peace Montana. Turashimira Imana cyane kubwa Hope Jennifer. Imana ishimwe cyane, muri umugisha, mwahindutse umugisha, kandi ndabashimira Imana mwese mudasiba kuri iyi platform, mutabura gukanda kuri link, mutabura gusangiza bene data bandi bari ku isi hagiye hatandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwarahezagiwe cyane, kandi inkuru nziza dukomeze tuyisangize na bene data. Ni ubuzima rero turi gusangira, ubuzima twaboneye muri Kristo, ikiruhuko twakiriye. Ntabwo tugomba rero kumenya inkuru nziza. Dore hari umugore umwe Yesu yahuye nawe ku iriba, arangije ahita ata ikibindi yari yaje kuvomeramo kubera ukuntu yari aryohewe n'urukundo rw'Imana, avuga ati iyi nkuru ntabwo nayihererana, reka nirukanke njye mu mudugudu mbwire bene data nabo bakeneye ino nkuru. So rero ndatekereza ariyo mindset dukwiriye kugira. Niba twinjoyinga urukundo rw'Imana, ntabwo tugomba kwihererana iyo nkuru nziza, ahubwo reka tujye mu misozi, tujye muri famiye, mu nshuti, abantu tubana dukorana, tubabwire iby'urukundo rwa Yesu rwageze mu mitima yacu. Niba turuhutse turuhuke, ariko tuzana n'abandi mu kuruhuka mu kiruhuko twaruhukiyemo. Imana ishimwe cyane. Muri umugisha rero ko mukomeza kubera abandi umuyoboro wo kugira ngo bagere hano dusangire ubuzima bwa Kristo twakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndashimira Imana cyane kandi ku bana b'Imana, Imana yujuje ubuntu bwayo, batajya baceceka, nyine bahaguruka bagafata umwanya bagategura. Reka mbabwire, gutegura kwigisha abantu b'Imana ni ibintu bigoye. Ntabwo ari ibintu umuntu apfa kuza mu gitondo ngo abyuke abikore, no. Ni ibintu umuntu uba concentré nawe ubwawe ukiga, ugafata umwanya nawe ukiyigisha kugira ngo uze kubona icyo ubwira abantu bakomeye nk'amwe b'Imana. So rero mwese muri umugisha ku mwanya mufata mukiga kugira ngo muze mudusangize ubuzima mwakiriye cyangwa se mwakiriye muri Kristo Yesu. Mwese muri umugisha pe, kandi umwanya wanyu mukoresha, igihe cyose mukoresha, njyewe nkanjye nk'umuntu mbasabiye umugisha, kandi muri umugisha, nyine mwahindutse umugisha, ariko kandi ntabwo nabura kubyibuka nyine. So umurimo mwiza rero Imana yatangije muri mwebwe nta kabuza izawusohoza, niko Pawulo yanditse. So rero kandi mufite reward nyinshi cyane. Muzaka nk'inyenyeri, abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Imana ishimwe. Reka rero dusubikire hano, dukomeza no kugira umutima nyine wo kudaceceka urukundo rw'Imana twamenye. Reka nakire uyu mubyeyi witwa Mama Olivine, ashyiraho mikorofone ye,
ashimira Imana kubw'ubuzima bwacu, kubw'ubuzima bwa bene data tubana kuri iyi platform ndetse n'abandi tutabanye. Dushaka gusengera bene data barwaye kugira ngo aka kanya tugisenga bakire gukira. Hari umubyeyi tubana hano witwa Emma, so ndashaka ko dusengera umutware we kugira ngo amererwe neza, umubiri we umere neza mu izina rya Yesu. Dusengere mwene data, man of God, he is one of us, ariko ntabwo ari around, yagiye mu rugendo rw'akazi, so ndashaka ko nawe tumusengera byose bizagende neza kandi bikomeze kugenda neza, enjoying nyine Kristo. Amen. Ni karibu, Imana iguhezagire. Nakwakiriye mama Olivine. Amen. Uwo muntu ninde dusengera uri mu rugendo mpano? Ndabona okay. Reka dushime Imana. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye Mwami yuko ibyahoze Mwami biri mu bitekerezo byawe wabitumenyesheje ukabiduhishurira muri Kristo Yesu. Ikintu cyose cyari kiri ku mutima wawe, icyo ngicyo waragisobanuye Mwami, turakibona mu buryo bufatika. Turagushimiye. Tugushimiye rero ko kuva kera kose umugambi wawe wari uko Mwami tuba turuhutse kandi turuhukiye muri wowe. Turagushimiye ku bwa twese Mwami ndetse n'abacu bose batari hano, kubw'ikiruhuko waduhaye cy'iteka ryose. Izina ryawe nirihimbazwe Mwami Imana. Igihe kimwe Paulo yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo iyo turi muri uyu mubiri ngo ikintu cyose akora ngo agikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wamukunze akamwitangira. Niko natwe twaturi uyu mugoroba ngo buri kintu cyose, ubuzima bwacu mu izina rya Yesu, uko tubaho, uko tugenda, ibyo byose tuzajya Mwami tubikoreshwa kandi tubikorera mu rukundo wadukunze Kristo ukatwitangira. Turagushimiye rero ko Mwami ibyo wakoze utabikoze rimwe gusa ngo bibe ari iby'umunsi umwe, ahubwo wabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Nyemerera rero ntihagire umuntu n'umwe wumvise ijambo ryawe ngo wamera nk'Abisirayeli reko shandere bosia dotaya zine monde gray, ngo bumvise iby'igihugu bajyagamo bagombaga kuruhukiramo, ngo ariko gushidikanya kwabo bigatuma batinjira muri ubwo buruhukiro. Nyemerera buri muntu wese rero Mwami ntihagire umuntu n'umwe usa nk'atabishyikira, ahubwo iyi sabato twumvise uyu mugoroba turusheho gusobanukirwa ko ari umuntu, ko ari ubuzima twakiriye Mwami, bihinduka igikorwa ku buzima bwacu. Aho niho turuhukira rero, tukaruhuka intambara zose, tukaruhuka uburwayi, tukaruhuka neboshandere bosia dotaya binegra, ikintu icyo ari cyo cyose cyakaduhagaritse umutima. Niyo mpamvu Mwami tukiri muri iki kiruhuko niko wagendaga ubikora ku isabato, ngo wakizaga abarwayi, ibimuga ukabihagurutsa, impumyi ukazihumura. Natwe dusengeye iwacu Mwami ufite umugabo we urwaye, ufite uburwayi mu mubiri we, turamusengeye mu izina rya Yesu ngo akire abe muzima, kubera yuko ijambo ryawe riratubwira ngo wazanywe no kugira ngo Mwami impumyi zihumuke, ibirema bigende, beneshandere bosia tando da binegra. Turohereza ubu buzima bw'ubumana mu mubiri we rero kugira ngo Mwami Imana abe muzima. Ijambo ryawe rirambwira ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Umwami Imana muhagurutse payasire bone shaya mando ene more gra. Iteraniro ry'abera twatuye ubuzima, twatuye gukira kuri uyu mugabo mu izina rya Yesu. Aka kanya tukiri gusenga niyakira ubuzima, buri kibazo icyo ari cyo cyose kiri mu mubiri we mu izina rya Yesu. Aka kanya nikirangire leko shandere bosia dotaya binegra mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka umudendezo, reka umudendezo, yakira ubuzima buzima Mwami Imana yacu. Reko shandere bosia turagushimiye kandi rego stabine vone gray, tugushimiye yuko Mwami uri Imana ibera hose icyarimwe. Nyemerera mu izina rya Yesu umwana wawe Olympe ahantu ari, turabizi neza yuko Mwami
uri muri we ugendera muri kandi ukorera muri we turamusengeye kugira ngo ibyarimo bigende neza mu nzira zacu nta mwijima urimo payasire bone grayi mando enemore grayi ndamusengeye kugira ngo mwami ubwenge bw'Imana bube kuri we cyane kandi umurinde ikibi cyose mu izina rya Yesu ubwo tuzongera kubonana nawe azabe mwami afite inkuru zishimwe urakoze kuko uri mwiza dusengeye ibyifuzo biri hagati muri twebwe turabizi neza ko mwami urugendo rwo kwizera abantu bagenda bagusobanukirwa mu buryo butandukanye birashoboka ko hari umuntu waba akiri ku rwego yumva yuko mwami hari ubundi buryo akeneye kukubonamo ndasenze kugira ngo amaso y'abantu bawe ahumuke turusheho mwami kubona neza ibyo udutegurira kandi tubyakire tubigendere mu nyemerera buri muntu wese rero uko akwifuza mwami akubone kandi uko agushaka mwami umwiyereke kandi umwishurire umugisha iteraniro ryose umugisha Bisi Montana mwami kandi urushaho kumukuza ukomeze kumuzamura umukura ku rwego rumwe umujyana ku rundi rwego tugushimiye imirimo yawe mwami n'ubuntu bwawe bwinshi buri kuri we kandi tugushimiye mwami yuko ukomeje kumuteza intambwe izina ryawe nirihimbazwe reka ubuntu bwawe n'amahoro yawe no gufashwa n'umwuka wawe wera bikomeze bibane natwe twese uhereye none ukagize iteka ryose amen. Amen, amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Na ejo saa 12 zuzuye tuzaba duhuriye hano urarika inshuti yawe ntazabure. Amen. Amahoro, amahoro, muramuke neza.